kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello guys, inshuti bakunda komeza kubona hanga umunsi kundi ndabashimiye cyane. Datinze rero uyu munsi muri na video ngiye kuba twatestinga, tugiye kuba twacekinga turebe neza ko ino application yitwa Bolap nimba koko ibigurika, nimba koko ikora neza, nimba koko wabasha kubikura. Uko bireba urabona ko dufite Diamond 113 by'amacoin cyangwa za Diamond dushobora kuba twabikuza, kuko kubikuza batubwira ko tugomba kuba twujuje 100,000 by'ama Diamond. Nimba uri kubireba ahangaha, iyi ni business ishobora kuba ikora abantu benshi batandukanye, mukaba cyangwa nawe ukaba uyikora uyu munsi, ariko ntabwo nigeze yibahereza. Gusa nimba hari umuntu wigeze uyigura cyangwa nimba waba uyikoresha, iki nicyo gihe ngo tuyisuzume turebe neza ko kubikura bikora. Tumaze dukanda ndetse ngo buy and withdraw info, uhitamo uburyo bwo kubikura. Nugera ahangaha rero ikintu bagusaba ni ugushyiramo USDT Terax 20 address. Ahangaha urashyiramo USDT Terax 20 address cyangwa iyo wallet. Turahita tujya kuri Binance yawe, numara kujya kuri Binance yawe ukande kuri add funds, umakana kuri add funds, ukanda handitse deposit on chain, numara ukanda kuri deposit on chain, utegerezaho gatoya. Tugiye kuba twasacinga iyo USDT Terax 20, niyo tugiye kuba twasacinga kugira ngo tuze kuyipestingamo hariya tubashe kuba twagira ate twayisuzuma konti yacu. Nugera ahangaha rero ikintu urubukore urahita uhitamo USDT. Rero ibi ndi kukubwira ni ukugira ngo usobanukirwe, umenye nimba ukomeza gukora ino business ya Bolap cyangwa nimba uyireka bitewe n'uburyo uzabibonye cyangwa amakuru nzaba nguhaye cyangwa amakuru nzaba nkohereze y'ibiri kuberamo ahangaha. Ikintu ukora urahita uhitamo, imara guhitamo USDT urahita uhitamo handitse Terax 20, umara guhitamo handitse Terax 20 copy your wallet, umara copy your wallet uze uyipestingemo aho hejuru. Hasi rero ikintu ukora ushyiramo email ya Binance account yawe. Bimaze gupestingamo wallet hejuru uhita ushyiramo na email ya Binance account yawe. Rero iyo ubisoje kuba wabishyiramo, ikintu uhita ukora ni ugukanda kuri submit. Ariko mbere yuko ukanda submit ubusabwa kubanza ugasuzuma neza, ukareba neza ko ibyo washyizemo ari ibyanyabyo. Rero iyo ubona wabikoze neza uhita ukanda submit. Ariko na network ndimo ndabona zirimo kugenda gakeya, reka tugerageze tufite network zihagije. Ariko reka tuvuga ngo network request failed, kuko nyine network zacu ziri kuba nkeya. Ariko reka dufungure data kugira ngo byorohe network zacu zibe zakoroha. Bidatinze rero ikintu uhita ukora ni ugukanda kuri submit. Rero ugategereza ko bikunda cyangwa address yacu ihita ijyamo. Kubera network zirimo kugenda gake, bisa nongera pestingamo. Maze gupestinga, maze kuba nashyiramo uburyo nyine wenda bwo kuba twabikuza. Urabona ko icyo dukenera hano bashobora kuba bakoresha icyo bita bank, akoresha trade, akoresha exchange. Hano kuri bank rero niho uhitiramo uburyo ushaka kubikura. Ugiye kuba wabikura, ugiye gushyiramo kubikura, ukanda OK ugataho gushyiramo password izajya ufasha kubikura kugira ngo utazigera wibagirwa cyangwa wibwa amafaranga yawe waba wakoreyemo ahangaha. Nugera ahangaha rero ikintu uri bukore urahita ushyiramo password ya account yawe, iyi settingemo. Numara gusettingamo ino password barongera bayikubaze bwa kabiri. Rero numara kuba wayishyiramo neza ukushyiramo password ubona utazigera wibagirwa, none iyo password urongera uyisubize. Numara ukanda OK urongera uyisubizemo handitse confirm trade password, urongera ukande iyo mibare wari washyizemo, urangiza ukande OK. Nugera ahangaha rero nk'uko ubireba urabona ko dufiteho Diamond 113 bingana n'amadolari 11 n'ibice bitatu, ubwo n'amadolari 11 n'ibice bitatu nk'uko uri kubireba ahangaha. Rero nimba uri kubireba urabona ko kubikoza batubwira ko ari amadolari 10. Niyo mpamvu nawe ugomba gukora research yawe ukareba neza koko nimba ibi bintu ugomba kuba wabikora. Nugera ahangaha urashyiramo ya password, ukaza ukanze kuri withdraw ushyiramo ya password. Nyuma gushyiramo ya password rero igaragaza ko turimo gusaba kuba twabikuza. Rero uramutse hari amakuru wenda uturusha kubijyanye n'ino business, nabyo wabitubwira muri comment, cyangwa nimba warabashije kubikuramo nabyo wabitubwira. Ariko kwebwe kubikura mugiye kureba uko biri bugende kugira ngo abe ari wowe ufata umwanzuro wo gukomeza ino business cyangwa kuba wayireka cyangwa gukomeza gukoresha ino application ku bantu bahereye mu Rwanda.
Ibi ngibi biri kuba ku bantu baherereye mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu, ariko si tubizi neza ko ibihugu byose ariko bigenda. Wasanga wenda hari ibihugu bikora neza, wenda nabyo turaza kuba twabimenya uko amasaha agenda yicuma. Tudatsinze rero nk'uko ubireba tukimara kuba twashyiramo ya wallet, urabona ko yamaze kuba bounded. Urabona ko yamaze kuba bounded, hariya ni unbounded, bivuze ngo unbounded ni ugukuramo uburyo bwo kubikuza. Nugera ahangaha rero nk'uko ubireba tugiye gufata iriya foto, iriya screenshot twafashe, ifoto igaragaza nyine neza hariya kuri withdraw, impamvu turi kubikuza bikanga. Turebe neza icyo ChatGPT ibivugaho, ko turi kugerageza kubikuza akatubwira ngo biri unlocked, ntabwo bikunda. Rero ari ama diamond yacu ngo ari unlocked, nyine aralokinze, ntabwo wabasha kuyabikura. Nahise mfata iyi screenshot rero y'ibyo batubwira, nyandikira ChatGPT kugira ngo wenda ndebe ko nayo hari amakuru yandusha. Ndakeka ChatGPT murayizera, nayo ibifite byinshi mu gushakisha amakuru y'impande n'impande, ariko ntabwo nabyo wabyizera neza 100%. Niyo mpamvu nawe ugomba gukora research yawe ku giti cyawe kugira ngo umenye neza nimba ino business ukomeza kuyikora cyangwa nimba wayireka. Ariko kubikura ntabwo bikunda, wenda keretse nimba harimo uburyo bwo unlockinga, nyine uburyo ushobora kuba unlockinga ziriya diamond zikajya kuri withdraw hejuru zikava muri unlocking. Nk'uko bisanzwe rero, nk'uko bireba ahangaha barimo baratubwira ngo amafaranga mufiteho cyangwa hariya ari kuri balance yanyu ari unlocked. Minimum bakubwira ko kubikuza byibura ugomba kuba ufiteho amadolari 11, bakagukata $1.5, ukaba wabikuriza kuri banki, kuri Payoneer, kuri PayPal n'ahandi hatandukanye ndetse na za Binance. Rero ikintu ahangaha barimo kukubwira, bakubwira ko bino bintu zino diamond dufiteho zose zisaba kuba nyine zisaba gufungurwa kugira ngo ubashe kuba wazibikuza, ariko kuba wazifungura cyangwa kuzigira unlocked ntabwo byoroshye. Situramenya neza icyo wakora kugira ngo zibe unlocked, kandi nuramuka usabwa amafaranga kugira ngo banilockinge uze guhita ubyihorera, kuko nta business isaba amafaranga yizewe kugira ngo wanilockinge. Niyo mpamvu ugomba gukora research yawe, nta mpamvu yo kwirirwa ugerageza ibintu ubona bidashoboka. Icyo ushaka, icyo uba ugomba kuba wakora wowe ku giti cyawe ni gukora research, ugakora ubugenzuzi bwawe. Hano handitse ngo ni ibiki bindi, nanditse ngo hari ibindi bitatu by'ingenzi byagufasha gufunga cyangwa kuba unlocked, byo kuba unlocked cyangwa ahantu uherereye nyine kugira ngo za diamond zibe unlocked. Rero ahangaha bakubwira ko haba harimo amategeko menshi. Rero ayo mategeko niyo ashobora kuba agoranye ku bantu nyine batayimenyereye kuyikoresha, ugasanga irimo kubagora. Urumva ko nimba ifite amategeko menshi ushobora kuyakorera utayakoze ntabashe kubikura, uwayakoze akaba ari wo ubikura. Rero nizere ko ako kantu mugasobanukiwe. Reka mbe ngiye dusubire muri video zikurikira tureba ku zindi video, tureba neza ku yandi ma app yo gukuramo amafaranga, turebe neza uburyo akora. Bye bye, mugire ibihe byiza, ciao ciao, tuzasubire muri video zikurikira. Ndabakunda cyane.